n'abanyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kuwa kabiri kuri 19 z'ukwa gatatu. Rashidi, Yes. uyu wa kabiri wawe wari umeze ute? Ibisanzwe. Musanze batike abaturage ba. Abaturage Musanze se uranda baheruka. Aya. Arinzwe ari wari wagiye. Ari ukuntu ugera ahantu. Ugenda pa winjira ahantu usohoka mugaruka. Utabonye akanya ko gusirikira hirya. Nabo wabonanye nabo kabatara abanyamusanze. Voilà. Biba bigoye rero kugira icyo uvuga. Abantu rero mu bitaro bya Musanze bakurikira Primo Media cyane. Bano mu bitaro bya Musanze bya Ruhengeri biri amfase ya polisi. Bagiye kwagura. Bitaro Hospital de Ruhengeri. Nagiye ngiye gusura umuvandimwe wari ufite umubyeyi wibarutse. Yewe barambwira bati turabakurikira. Musanze service zabo zimeze gute? Ni sawa cyane. Sawa cyane, nashimye n'ibitanda bisigaye biri muri maternité. Muri maternité habamo ibitanda bizima, muri urgence habamo ibitanda bizima. Bya electronique bikoranye ikoranabuhanga. Ku buryo kuzamura umurwayi atari ukugira. Ndetse ubwo izagerageza ibishyire mu bitaro byose no mu byumba byose. Nabibonye no mu bitaro bya hano Kacyiru mu minsi ishize biba henshi, ariko ntago ari mu byumba byose. Ntago ari mu byumba byose. Njye ubwo mperuka ikibazo nahasanze, ariko ni ikibazo rusange kiba mu bitaro byose kwishyura. Yego, na hariya Kacyiru nabonye ari ikibazo kwishyura, abantu baratinda cyane rwose kuko bashaka kukubarira saa 4 za mu gitondo ukahava saa 1 za nijoro. Ibyo nabyo ni ukongera kugira ngo serivisi yo kwa muganga irusheho kwihuta. Ubwo Sabe Dr. Ministre w'ubuzima aheruka muri parliament, yego, bamuhaye amezi 2 kugenda akicara iyo dosiye neza akayitunganya. Muvandimwe witwa Karangwa y'Umusanze ndamusuhuje, na Polinaire ukora aho mu bitaro bya Ruhengeri ndamusuhuje cyane. Musanze nasuhuza benshi. Ikibazo se hitamo n'ababiri cyangwa batatu. Benshi umuryango wa Bayisenge Juma n'abanyebereshi bose. Harakwibereshi. Tugere kuganira ku makuru yaranze uyu munsi. Umuryango w'abazigire bate nyakwigendera. Yes. Benshi cyane hariyo. Tugiye kugaruka ku makuru yaranze uyu munsi. Uyu munsi hatangiye umwiherero w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Uyu mwiherero urasa n'utandukanye n'uyundi twari dusanzwe tuzi, kuko ndabona wanditse ngo cabinet retreat. Cabinet retreat n'abandi bakeya. Mu gihe uriya waberaga igabiro nabonaga wabaga urimo abantu mu nzego nyinshi. Ubwo turaza kubigarukaho. Apotre Yongwe yasubikiwe igihano urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Turaza kureba umwanzuro warwo tunareba icyo bisobanuye. Ko hano rero bivuze ngo yasubikiwe igihano. Bivuga neza cyamuhamye. Ko niba ari arangije igihano bamuhaye bamuhaye. Uriya gufungwa n'iki biza ari inkurikizi. Icyambere uri umwere cyangwa cyaguhamye. Kandi ari byo turi buze kureba. Cyamuhamye.
ya turaza no kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho FARDC yahigiye kwigarurira agace ka Rwindi yifashishije abayobozi bavuye Kinshasa. Ngo ni muri operasiyo yitwa Sokola. Turajya i Burundi aho muri gereza y'abagore ya Ngozi ngo havugwamo iyicarubozo rihagarikiwe n'umuyobozi wayo. Hanyuma Perezida Ndayishimiye, Kapiteni Ibrahim Traoré, Colonel Assimi Goïta, ejo twaze tubivuga tuti hari abantu batifurije Putin ikaze cyangwa se insinzi nziza. Uyu munsi rero ubutumwa bwagaragaye harimo no bwaturutse Ntare Rushatsi. Ubwo turaza kubigarukaho tunarebe gato kuri ya gahunda yo gushyingirwa ku myaka 18 ndetse no mu bijyanye na gatanya. Abantu bakomeje kwitanga ibitekerezo batandukanye, nitubona dufite umwanya turaza kuyigarukaho amakuru atatubanye menshi. Ngibyo muri makeya ngira ngo Bwana Elia ejo twari twasubikiye ku kintu cyitwa feri. Twakongera tukabwira abanyarwanda ikintu kibafitiye ubutumwa bufitiye akamaro cyane abifuza kuva mu cyiciro cyo gutega bakajya mu cyiciro cyo kugenda bitwaye. Abashaka kugira amakuru menshi ku modoka cyangwa ku binyabiziga. Ntabwo barimo bari basanzwe bitwara ariko hari amakuru y'ingenzi badafite. Tuyakura muri Korea Automobile Technology, hari igikondo yani Technical Center iherereye igikondo dukunze kubabwira izagenda ibaha ubumenyi ku bantu bafite ibinyabiziga. Namwe muteganya kubigira aho tuba turi kumwe na Elia mu biganiro bitandukanye agenda adufasha kuduhugura no kubahugura kugira ngo murusheho kugira ubumenyi ku modoka zanyu. Elia mwiriwe neza? Mwiriwe. Muri amahoro muri Korea Automobile High Technology Limited? Turi amahoro. Ejo twari twasubikiye ku kintu cya feri tujya tukumva ngo imodoka wenda yakoze impanuka kubw'ibyago hitana ubuzima bw'abantu bajya kureba cyangwa se kubw'amahirwe nigira ubuhitana wenda bagakomereka ariko bajya kureba bakavuga bati byatewe nuko yabuze feri. Bigenda bite kugira ngo imodoka ibure feri? Ese hari uburyo bwo kwita kuri feri bwihariye kugira ngo ikibazo nk'icyo ngicyo gihinduka amateka muri uru Rwanda? Hari uburyo bwo kuyitaho bwihariye ariko nanone kandi hari n'uburyo bwo kuyikoresha bwihariye. Kuko iyo twinjiye mu bijyanye na feri zigiye ziri ibyiciro bitandukanye bitewe n'imodoka. Cyane nk'imodoka ziremereye uburyo systeme yazo ya feri ikoze, ubwo ziremereye ndavuga amakamyo manini systeme ya feri itandukanye n'imodoka ntoya. Yego turakumva. Imodoka rero ishobora kubura feri, uretse impanuka yo ishobora guterwa n'ibintu byinshi kuko hari n'impanuka ishobora guterwa nuko atari ikibazo cya feri. Ariko twebwe turibanda cyane kuri feri nk'uko twavugaga ku bintu abantu bashobora kuba batitaho bikaba nyirabayazana w'impanuka cyangwa no kubura feri. Imodoka rero igira amapiyesi, imodoka ikoze par piyesi. Ku ruhande rwa feri y'imodoka ifite piyesi ziyigize. Ziriya piyesi nazo ziba zifite ibirometero zigomba kuzakora. Ni ukuvuga ngo niba imodoka barateganyije ko piyesi za feri nko ku makamyo ari amatanka abamo imyuka, amaregerateri y'umwuka, amakomande y'umwuka, umushoferi utwaye ikamyo akomanda kugira ngo imyuka igende ijye gukoresha feri mu mapine yose y'ikamyo. Niba barabigeneye ibirometero 50,000, ibyo birometero birangiye za piyesi zose ziba zigomba gukurwamo hakajyamo izindi cyashya. Atari ukurindira ngo nzajya nkuramo akacitse. Abantu benshi cyane akoresha imodoka ikintu ku kintu cyapfuye, agakoresha imodoka ari uko ya regulateur yatangiye kugihitisha umwuka, apfundikanya yongera ihitisha, ubundi agakoresha ikintu ari uko wenda yagiye muri control ikamubwira ati iki kiracitse. Ariko imodoka umuntu yitunze cyangwa uyitwaye yagombye kureba akavuga ngo imodoka imaze kugenda ibirometero 100,000, reka ndebe muri kataloge yayo mu birometero 100,000 ibyuma bigize feri bizasimburwa n'ibihe. Bya byuma akabikuramo hakiri kare. Ibintu bikozwe gutyo kuri buri modoka yose
umuntu akajya asimbura ibyuma byagejeje igihe atari ukubisimbura byacitse cyangwa byatandukanye. Ibyo bintu byarinda cyane impanuka ziterwa na feri, kuko twe turavuga kuziterwa no kubura feri ku imodoka. Aho cyane hari ku ruhande rw'amakamyo ariko no ku modoka nto. Noneho ikindi cya kabiri, imodoka igira feri nakubwiye ko zitandukanye, nko ku ikamyo hari igira feri ya moteri, ikagira feri isanzwe iriya agenda afata yoroshya amapine, ariko cyane kubera uburemere bw'ikamyo ubona ko iyo zigeze ku misozi bisaba ngo umushoferi aba azi gukoresha neza feri ya moteri kugira ngo bigabanye puresha moteri bishobora kuba yashyira ku mapine bikagabanya kuporomoka kw'ikinyabiziga. Icyo gihe rero atabashije kuyikurikirana neza ngo akurikize amabwiriza y'ukuntu agomba kugenda asimburanya za feri ya moteri iyo y'umwuka ifata feri ku modoka nini, ashobora gukoresha iya moteri nabi, bigatuma ikamyo igira ingufu zo guporomoka ku gasozi ku buryo biza kumunanira gukoresha ya yindi isanzwe. Yego, kuko ya yindi isanzwe ubwayo ntabwo ishobora kwiharira amapine ngo iya breaking iyaherane igihe imodoka yagize umuvuduko atabashije gukontorora neza ya feri ya moteri. Ku mamodoka mato naho, nyuma yuko wenda no kuba umuntu yakoresha umuvuduko munini atari byiza yirukanka, ariko nabwo hari uburyo iriya modoka nayo ishobora kubura feri cyangwa se feri igafata nabi bitewe n'uburyo umushoferi yabyitwayemo nabi. Hari umuntu wirukanka akavuga ngo ngiye nimbona ikintu imbere yanjye cyangwa ikirantungura ndahita mpagarara. Mu by'ukuri kuko we aba atazi uko sisiteme ya feri y'iyo modoka yubatse. Ziriya modoka zigira icyo bita anti braking system, ni icyo bita EBS. Iriya anti braking system ikintu ikorayo ni ukurwanya ahubwo guhagarara bitunguranye cyangwa guhagarara umeze nk'uhubutse, kuko biriya byo guhagarara umuntu yirukankaga agahita acakira amaferi bituma imodoka ishobora kwikaraga ikitura hasi. Kera hatarabaho ibyuma bishinzwe kuhana abafite umuvuduko ukabije cyangwa no kuba wenda habaho uburyo bwo kubasaba ko bagabanya umuvuduko ukabije, wasangaga imodoka yaguye ahantu nta n'ikintu yagonze ari n'ahantu heza. Umuntu akirukanka gusa yafata feri imodoka igahita yikubita hasi cyangwa ikikaraga ikagenda ikajya nko mu binani. Icyo gihe rero biba bitewe na ya anti braking system. Umushoferi watwaye imodoka arihuta ariko ntago azi ko mu modoka harimo na systeme ishinzwe kwa gestinga ya braking ye. We niba yavuze ngo nge ndirukanka aho bintungurira mpite mpagararaho, ntabwo imodoka yibyemera kubera ikoranabuhanga ririnda ko umuntu aferina bitunguranye imodoka ikaba yagwa. Ahubwo uko byagenda kose we arafunga feri, ariko iryo koranabuhanga riramusaba ko imodoka niba we yashatse guhagarara muri metero 20 afungiyeho, iryo koranabuhanga ryo rirarwanya imodoka igenda igere muri metero hafi 100 birinde kwa kwikaraga ngo ibe yakwitura hasi. Bivuze ngo uko byagenda kose niba yirukankaga agashaka guhita afungira rimwe feri, ikintu kiri imbere ye arakigonga, kuko imodoka nayo ifitemo ikoranabuhanga rirwanya kwa guferina bitunguranye. Umushoferi utwaye imodoka nawe atabashije kumenya ko systeme ya feri y'imodoka itwaye nayo ikontororwa na computer, nyuma y'ubwenge bwakoresha mu kuyifunga, ariko hari n'irindi koranabuhanga naryo riyijera. Icyo gihe we iyo ashatse kuyifata nabi habamo gukusanya ku buryo bituma imodoka nabwo ishobora kuba yakora impanuka biturutse kuri feri, ariko urumva ko ya feri yafashwe nabi. Ibindi imodoka yagenda ikabura feri, ni kwa kundi twavugaga umuntu ashobora kuba afite imodoka ifite ibirometero 150 cyangwa 200, noneho ibyuma bigize feri ye ibyinshi byagombaga kuba bya garanti yabyo yararangiye ku birometero 100. Umuntu we kubera ko we azinduka mu gitondo agafata feri akabona irafata, cyangwa akajya nko muri kontorori bakamubwira bati kontorori urayifite amapine yawe arafunga neza, ariko ka kuma karimo kari kugendera mu birometero byarenze. Ni ukuvuga ngo ubushobozi kahawe bwo gukora igihe cyabwo cyararenze. Umwanya wari wose ashobora gufata feri ari nko kwihuta cyangwa amanuka ahantu, kakaba karacitse kubera gusaza, cyangwa kandi kakaba gataye umurongo kubera gusaza. Icyo gihe uko bigenda kose imodoka ibura feri. Ya Elia, reka tugushimire rero, tuzasubira ku munsi w'ejo. Yego, murakoze. Arakoze cyane Elia, ngira ngo babyumvise. N'abadukurikiye twizere ko mwumvise zimwe mu mpamvu mukwiriye kwirinda. Icyo numvisemo gikomeye cyane nuko abantu bakunda
kujya guhindura icyuma ari uko babonye cyagize ibyago kandi biriya ntabwo biri konseye cyangwa ukajya muri controle technique bakakurega feri akaba ari bwo ujya kuzikoresha wibwirize maze igihe runaka ariko icyiza umuhanga baba bamwumvise we wagenda ukamwegera mukaganira yego kakubera n'umukonsilita w'inyabiziga byawe ni nayo mpamvu yari yakubwira ngo ashyira imbere maintenance y'imodoka kurenza ikindi icyo ari cyo cyose mugane hari igikondo muhamagare 0786 20 54 ya muri Korea Automobile High Technology Limited ngabo tujye mu makuru yacu Perezida Kagame yatangije umwiherero w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu n'umwiherero w'iminsi 2 ugamije kwiga uko barushaho kugira uruhare mu ntego Rwanda rwihaye iterambere mu bukungu no mu mibereho y'abaturage watangiye kuri uyu wa kabiri ubera Intare Arena ari Rusororo witabiriwe n'abayobozi mu nzego barimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda abaminisitiri umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda umuyobozi w'umujyi wa Kigali n'abafatanyabikorwa ba leta y'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye. Rashid ni mu isura nshya mwiherero cyangwa n'amahugurwa nanjye ndi kubona bimeze ukuntu nyine yego katukomeza uko byiswe ni mu isura nshya cyambere bereye i Kigali n'abawitabiriye burano kuvuga ko bari bukore bataha yego byanze bikunze abawitabiriye ni bake dukurikije bari basanzwe bawitabira n'ibyakorerwagamo bigaragare ko bitari bube nka bya bindi hiyongereyemo n'abafatanyabikorwa ba leta mu bikorwa bitandukanye urumva n'abaminisitiri bawitabiriye yego abadepite ntabwo bagiye ushize bajyagayo ushobora kubirebera mu ndorerwamo y'uko hari n'abayobozi b'ibigo byinshi babaga barimo ushobora kubirebera mu ndorerwamo y'uko impamvu abadepite batagiyeyo n'ubundi basigaje manda yabo bagasoza manda ariko ku baminisitiri bo bari executor bashyira mu bikorwa kandi ikindi abasanga benshi buratse nka 2 bya 3 cyangwa 3 bya 4 ntibaba bazagaruka yego akenshi nibo bagaruka ikindi urebye uburyo iri gukorwamo wasanga ko bitandukanye nagiye mbona ku mafoto ariko tuze kugenda neza kuko nta makuru menshi arawuvamo wasanga nabo tuvuze ngo batariyo ahubwo bariyo aho ariko urebye ku mafoto ndabona uyu ni wa munyamabanga leta muri Minisante Ivan Butera ndimo ndareba uyu ni Aurore Mimosa Sport yego uyu ni minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe uyu ni wandi wahoze ari minisitiri w'ingabo ubu ni minisitiri yego ni Murasira w'impunzi ntabwo ndi kumenya ariwe neza mu mafoto urabona ko John Mirenge uyu siwe ni Yolande Makoro uyu ndabona ari minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'abahanzi ngira ngo uyu ni Jeannette Bayisenge professeur uyu ni minisitiri muri Mije Prof wahoze ari minisitiri w'uburezi Maria Dr yego uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndabona minisitiri w'umutekano ubumwe bw'abanyarwanda ndabona Gasore Jimmy nibyo nashaka kukubwira urebye hano bari mu mukoro hano bari mu matsinda bari gukora umukoro yego ibyo nashaka kukubwira n'ubushize nabigarutseho iki gihe cyari gikenewe kuko u Rwanda rufite ibikorwa byinshi rutegereje cyane kwibuka 30 iyo iregereje narakubwiye ngo muri iki gihe mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose hari abanyamahanga benshi baje kureba uko icyo gikorwa kimeze aho u Rwanda rugeze ikindi NST1 irabura amezi 2 kugira ngo irangire kuvuga ngo rero bagombaga kwicara bakareba ibyagezweho nibihe bitaragezweho nibihe ubibaza turabisobanura gute bakabona briefing ariko sinzi ko umwiherero uba nka yindi dusanzwe ntabwo ari kimwe aho Perezida Kagame neza yanengaga umuntu akamubwira mu izina ry'akanaguhagurutsa ati haguruka usobanura hano byagenze bite nkeka hano ahubwo ari ukwisuzuma kuruta uko ari ukunengana cyane cyangwa kuba hazamo ibyo ngibyo ikindi baraza no kureba ku matora ni ngombwa kuko nkeka usibye se abaminisitiri abantu bari muri guverinoma benshi n'ubundi nabari muri amashyaka asa naho n'ubundi ashyigikira FPR
inshuro nyinshi abandi bakaba nyine ba FPR abandi bakaba ba FPR abandi bakaba nta mashyaka bafite ariko nabo bakunda kwitabira nk'inama nkuru y'umuryango wa FPR inkotanyi baba batumiwe usanga ari nayo mpamvu babereye hariya mu rwego rw'uko abarimo bose ibyo baba bagiye kuganira hari ibintu baba bumva kimwe inshuro nyinshi. Uyu mwiherero rero urubizi imbere y'uko umwiherero wabaga ibitangazamakuru byatambutsaga mikoro mu baturage n'abasesenguzi bamwe bati murifuza ko haganirwa kuki ariko urabona ko bije mu buryo ngewe nagiye kubona mbona inkuru irasohotse iti umukuru w'igihugu yatangije umwiherero. Inkuru yasohotse ni tweet ya president. Oya ndavuga iyi ngiyi. Yes, nabo ni tweet ya president bagendeyeho ntabwo igeze isohoka kuko aya mafoto ntari kuri tweet ya president. Yego. Nta nkuru nta ki. Urebye n'izi nkuru zanditswe ntabwo byaturutse ku makuru yatanzwe n'ibiro bya president by'umukuru w'igihugu. Ntabwo zidoma neza ngo zivuge ngo abatangira baganiriye ibi cyangwa se ibiganiro bizawutangirwamo bizagaruka kuri ibi n'ibi. Biragaragara ko nta makuru menshi ahari ajyanye n'uyu mwiherero mu isura nshya keretse niba hari n'undi wenda ushobora ariko ubwo undi wenda wazaba ubundi umwiherero ukunda kuba mu ntangiriro. urumva ntabwo amatora ari kuba abantu baticaye ngo baganire kuko ubu ahanini tugiye kujya mu bikorwa byo kwibuka kwiyamamaza noneho bizarangira umwuka w'amatora ari uhita ujyamo mu gihugu kuko igikorwa cyose umuntu yajya akora hano umunyepolitiki kizagifatwa mu buryo bwo kwiyamamaza. Aha rero bagombaga kuganira Perezida Kagame abashimira akabashimira abo wanenga n'abaho umukoro abaho umukoro kuko ubwo nicyo kigiye gukurikiraho gutanga umukoro ariko ikikomeye nakubwiye niba abanyamahanga bagiye kuza n'abari mu gihugu gutegura bano bantu kuko wakomoje ku bintu bya NST1 nyibutsa ko mu minsi ishize Dr Jimmy Gasore minisitiri w'ibikorwa remezo ubwo yari mu nteko ishinga amategeko yagaragaje ko cya kindi cyo kugeza umuriro 100% ku banyarwanda abaturarwanda kitagishobotse twanabivuzeho hano ntabwo cyashobotse cy'amashanyarazi ukiyemo wanasanga ari byinshi bitaragiye bishoboka bihari kandi harimo ibyagakwiye kuba bishoboka kuko amashanyarazi twasanze bidakwiye gushoboka ahubwo dushimira aho bageze nubwo numvaga utabyumva naguhaye urugero rwa Gakenke muri 2012 bari kuri 0 ubu bageze kuri za 80 biba bihari byinshi wenda turaza tugira amahirwe turaza kumva ijambo rya Perezida twagerageje no kurishaka ntabwo turaribona nitugira amahirwe tugasohoka muri studio ryagezeho turaribagezaho Bwana Castio ararishaka aribagezeho ariko ntabwo kugeza ubu turaribona. Ntabwo se ubu ibintu bari bugarukeho cyane ni biki ibiri kuvugwa cyane muri iyi minsi bakwiye kugarukaho. Ntekereza ko iby'ibanze ari byo bitagezweho muri NST1 kuko niba ari ukuyisuzuma transport ntabwo buri bugarukeho transport se niba ari bateguje abantu niba ari bafashe umwanzuro niba ari bagiye none arongera biganireho kuko baganira nk'iki ku biciro kuno timing buriya ni timing baza kongera kuyiganiraho ngenda ndabona nta kuyiganira kubera ko leta yabanje guteguza abantu yarabwiye ati bantu bacu tuzakuraho nkunganire mwitegure buriya timing bageze igiciro gutya rega byatangiye kugora abantu kabizana ku gihe cy'amatora n'iki numva ushobora kuza kubiganiraho bakaza kureba ukundi kuntu cyangwa bagasubizamo se ntuza nkunganire leta ifite inzira nyinshi ushobora gushyira hariya ikaza igakuraho ahandi. Urebye igihe kino cyemezo cyafatiwe uvuga ngo turimo tujya mu matora bagifashe batabona ko nyine turi kujya mu matora none sitegereza ko cyahanutse gutya kikabitura baragihanuye bagituraho cyangwa ni ikintu cyari cyaraganiriweho mbere y'uko ikwiye ariko buriya nyine nibyo ndi kukubwira bashobora kuza bakazana ahandi hantu naho horohereza abantu kuko urabona n'ubundi n'ibiciro bisa n'ibyo byongere kuzamura ku byo kurya iki icyo ni kimwe bashobora kuba bagira nawe batekereza ku bindi bintu bimaze iminsi bivugwa ngaha. Sinabonye se utubari zatunyweresi byabyo byarahawe umurongo ahari ubwo katugereza n'ejo tuzabigarukaho byinshi amakuru azaba yasohotsemo ariko wari umwiherero w'ingenzi cyane kuko nkeka ko mu gihe gikurikiye kubona undi mwanya byaba bigoye. Ubundi umwiherero nibyo nari ntangiye kuba mu kanya uba mu ntangiriro z'umwaka umushyikirano ukaba mu mpera z'umwaka kuko twari dusanzwe tubibona bikorwa. Uyu rero n'umwiherero wa mugani uri special kubera ko nibihe
biri special. Tuzareba wenda ku munsi w'ejo tubigarukaho dushingiye no ku by'umukuru w'igihugu yatangaje mu kuwutangiza ndetse niba hari n'ibiganiro byatanzwe ibyo byose amakuru aragenda amenyekana kuko biriya byo bibaye ku karubanda bari amakuru areba abaturage. Reka tujye mu butabera. Apotre Yongwe yasubikiwe igihano nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ahanishwa igifungo cy'umwaka umwe ariko usubitse n'ihazabu y'amafaranga 750 y'u Rwanda. Cyambere nuko wenda avuye mu igororero nta makuru meza cyane. Ikindi cya kabiri umuntu yakwibaza arajurira cyangwa aremera igihano, kuko yaburanye yemera se buri arajurira, yaburanye yemera ibyaha. Kandi ikintu cyo cyaha gitoya ahawe undi ari guhabwa imyaka 2. Ubwo nuko nguko nagaruke gusa hari ikintu yavuze mu rubanza, yaravuze ati nimundekura ati nzarekeraho kujya n'akamaturo. Ati namenye ko ari icyaha, nzababwira n'abandi bagenzi banjye dukora oya amaturo nakomeza inzira yo kwigisha amaturo azayaka ariko azayaka mu buryo bwa nyabwo. Apana ibyo kukubwira ngo ushaka umugabo shyira hano. Ariko hari mu rubanza hari umudamu bavuze wamuhaye ikibanza cya miliyoni 7. Yaramusengeye uwo mugore, umugabo wari waramutaye aragaruka. Ibyo bita coincidence. Aragaruka. Ariko menye temera ko Imana ikora ibitangaza. Jewe Imana yagaruye umugabo, kubyita coincidence. Ni coincidence. Imana yagaruye umugabo. Gute se? Kiriza niba utemera ko Imana ikora ibitangaza. Imana ni ibyayo nawe yakwisengera. Suri umukristo. Bavuga ngo igitambaro cyarahera cyavuyeho. Buri wese ngo yakwivuganira n'Imana. Imana ikamusubiza cyangwa ikagera. Nta mpamvu rero guca kuri bantuza abantu. Gusa ntabwo babumva ibintu kimwe. Kibora kuba hari ibyo ntumva neza nkajya gusobanuza. Ariko ibyo kuvuga ngo ikibazo ndi kukubaza ni kimwe. Arajya muri penitensiya cyangwa aragaruka yigisha muri Imana. Yanasabye imbabazi ariko mu rubanza keretse niba mu rukiko, ariko urukiko ntabwo rwafatwa nka penitensiya. Gusa yagiye abivuga ati ndasaba n'imbabazi rwose abantu naba naragize gutya na gutya. Ubwo rero agomba kuza, nagera hano hanze tuzamenya ntatangira gutanga bya biganiro. Ariko kubera ikibanza cya miliyoni 7 muhise uvuga ngo Imana yakoze ibitangaza. Ese ko itabimukoreye ko yavuze ngo yasenze amajoro angahe kugira ngo afungurwe atagiye magerage. Hari umuvandimwe ariko wari wavuze niyo ari Apotre Mutabazi, yari yavuze ati rwose Yongwe muri uko kwa gatatu arafungurwa. Ikibazo nibyo twatangiye nkubwira. Ikibazo ntabwo kuba gufungura kuko n'ubundi nta muntu wifuza kuza ko umuntu afungwa. Ikibazo kiba ari uguhamwa n'icyaha noneho niyemerera. Icyo nicyo kiba ari ikibazo. Naho gufungurwa keretse yavuga ngo azaba umwere. Aho ngaho niho nari kuvuga ko ibintu ari bizima. Naho gufungurwa wahamwe n'icyaha, umuntu yanafungurwa kubera izindi mpamvu zitandukanye. Ko guhamwa n'icyaha kuko nawe ni icyasha kuri we. Donc wowe icyo ubona gikwiye no gusaba imbabazi. Niyo mpamvu nari nkubajije yajurira kugira ngo abe umwere, umbwira ko yaburanye yemera icyaha nawe nta mpamvu yo kujurira. Urumva ni icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Umukozi w'Imana ntabwo biba byoroshye. Umukozi w'Imana yego. Ahubwo buriya we namusaba wenda kuza nawe ntagaragare mu bandi kuko urabona n'ubundi nawe agiye kuza abe nk'ababandi natacunga neza kujya kuri za YouTube avuga ubuzima bwo muri gereza agira gute. Ntabwo namwifuriza kuza akagera gutya. Namwifuza kuza agahindura ubuzima akanakomeza mu murongo we business yakoraga ariko ibyo muri gereza akabisiga muri gereza, hanyuma ibyo mu nkiko akabisiga mu nkiko akaza agakomeza akazi kagakomeza akiteza imbere. We akabivuga nk'utanga ubuhamya apana ibyo kuza avuga ngo nararanaga n'uyu twagirana si kumukozi. We aze niba akomeza kwigisha ijambo ry'Imana ajya imbere y'abakristo be basaba imbabazi bakomezanye, niba afite amavuta niba afite umwuka, niba amavuta abaye make hari yashizemo asubireho yayaherewe asiba yandi
ibintu bikomeza ariko komeze mu nzira yari arimo ntazana ubuzima bwo muri gereza cyane ngo aribwo akenshi ujya ubona iyo umuntu avuye hariya ujya ubona ko yari umuntu wari usanzwe aba kuri iyi mihanda sometimes aza ari byagarukaho we rero ntabwo twagiye tubona ingero wenda ntabwo nshaka kuzivuga amazina ariko twagiye n'abakurikiriza imbuga murabibona niyo tutavuga amazina mwamenya uko byagiye bigenda ubwo buzima ntibumubate ntibumujyemo ngo bumutishe umurongo wagaruke afite iyindi agiye kuvuga ariko itari yo muri gereza kuko uko azajya avuga muri gereza niko umuntu wese azajya yibuka icyaha cye ubwo rero bivuze ko kandi ikindi yishyure n'abari abantu yemeye ko afite amadeni azakomeze televiziyo ye sa naho nawe yari yaramubuzigira ibibazo ni ngombwa Imana imufasha aze ubuzima bwongere bube nk'uko bwari bumeze ahubwo bona ari uko bwari bumeze byaba ari sawa ubwo rero agiye guhita afungurwa hanyuma icyo wa mugani biba bisobanuye nuko aramutse akoze icyaha muri iki gihe cy'umwaka usubitse ahita agenda akawukora yakatirwa kuri icyo cyaha niba kimuhamye icyo yaba yakoze hanyuma hakiyongeraho n'uwo mwaka urukiko rwari rwamusubikiye ubu se uyu ntibirangiye muri iki gihe yakwandikisha itorero ingaruka bajya bazumva ntabwo byakunda ntabwo wakwandikisha itorero rye muri RGB ngo baryandike ubwo nayo ni ugutegereza umwaka ugashira agategereza n'imyaka 2 akajya kwa kanagura busembwa kugira ngo abone kwandikisha cyangwa kujya mu buyobozi bw'itorero we no gutegereza 2 oya arabanza ategereza uyu nguyu ndavuga nyine inurangira inurangira ni 2 cyane 5 ni 5 nari ngize ngo yego 5 ataje mu buyobozi ariko ubwo wasanga itorero rye niba risanzwe ryanditse ubwo havuyeho kuba yajya mu buyobozi bwari wituvaho urumva ziba ari ingaruka Rashidi mu Rwanda abantu bakomeje kuvuga kuri rya tegeko rijyanye no gusezerana yego n'umuryango n'abantu umushinga nyine uteganya impinduka cyane cyane muri Gatanya bavuga bati uyu munsi Emmanuel arashakana na Christina n'urugero umwe atagetinga undi mitungo babana umwaka bagahita cyangwa amezi angahe bagahita badivorusa bakagabaniramo hagati tegeko riti ibyo bintu bigomba gusubirwamo abantu rero biriwe babivuga harimo nakandi gashyashya karimo abantu batari kugiramo unpaid care work imirimo itishyurwa imirimo idahabwa agaciro cyangwa itishyurwa yego iriya dukora mu rugo niba ari ugukoropa niba ari ahanini bayiharira abagore yego numvise Sylvie Nsanga avuga ngo ikintu akoze mu rugo cyose arandika iyo korobye arandika koresheje umwana umukoro wo mu rugo urugo n'urwe arandika urugo n'urwe arufatanyije n'umugabo we umugabo se nawe arandika cyangwa we niwe wandika oya we yandika kuko bavuga ngo niriwe mu rugo nta mafaranga ninjije ariko se nakoze iki ibintu nakoze nta gaciro bifite ariko ngo akibuka ko umwana we ngo yariye indyo yuzuye yego yakoze homework umukoro wo mu rugo yamumeseye niba yabikoze urugo rurimo isuku ibyo byose akabibara akavuga ati nanjye nakoze tunuvuge ngo wazanye 2020 nanjye akazi nakoze wenda ni 15 n'urugero yego cyangwa nana kurushije none se ukorera urwo arasigana ukorera urwe arandika ubwo buri wese agiye akora yandika byaba ari biki hari ukuntu umugabo wazana amafaranga nka yandirimbo n'abahanzi baririmbye ngitenge nkugurira n'inyama nawe akaza akabikubwira ngo nawe ugomba kumubwira ati reka tubirase Sylvie arabimubwira yego ntabwo ari byo kuvuga rero ngo ukorera urwo arasigana ahubwo ikibazo abantu nyine bari kwibaza ibyo byose ubyandika kugira ngo bizagende gute nyine uteganya nyine ko hari igihe tuzagera nyine ariko ikindi cyangwa se ashobora kuba yabivuga agasatebya simbizi ntago namwumvise yaba yavuze ko afite ibimenyetso ko aho mwahuriye kayi yayikwereka uraseka komeza icyo rero ni kimwe kuri Gatanya kigomba kujya kizamo umugore bazajya babara ubundi hari jurisprudence ariko nenge ntago nyizi ariko aho mahugurwa nagenjemo bajyaga bayizana ngo uyu mugore wagiye gutandukana n'umugabo ngo umugabo akamubwira ngo nta kibazanye bakabarana bakabarira ku ndaya ntago urwo rugero narabyumvise ati abaye ari indaya mwabanye icyo wagiye ujyaho icyo gihe iba yaragutwaye angahe yego narabyumvise ati umukozi wo mu rugo nawe tumubarire tuze dushyireho none ubu ngubu rero niba barashyiraho ibiciro urareba iki kuko ubundi uyu mugabo atashye usanga amazi ashyushye ugira gute ntabwo bavuga ngo umuntu
nta kintu afite ariko ikirimo gikomeye ni kiriya cyo kuvuga ngo niba umuntu atarageza imyaka 5 ntabwo muri bugabanye 50-50 wari ugiye kudusomera rero bimwe mu bitekerezo ni imiterere y'iri tegeko abantu batandukanye bavuze ko nirimara kwemezwa rizaha abashakanye uburenganzira busesuye bwo kurengera imitungo y'umwe muri bo igihe batandukanye. Hari umuvandimwe witwa Munyeshyaka Niseti afite imyaka 34 avuga ko muri iki gihe ibintu byo gushyingiranwa umwe akurikiye imitungo kuri mugenzi we byeze cyane kandi agasanga mu gihe gito baratandukanye urugo rutamaze kabiri. Ariko se ku itegeko bizana amahitamo 3 ndashita ahantu hari ikibazo. Aba bantu badusezeranya ku murenge bano banditse ibirangamimerere cyangwa ba gitifu iyo basobanura arasobanura akibanda cyane kuri rya ryo kuvanga umutungo mu buryo bwa rusange. None se noneho buretse wumve yarangiza akavuga ati ariko hari n'ubundi bwoko bubiri ariko yabanje gufata umwanya munini asobanura rusange. Yarangiza buretse yarangiza buriya buryo bundi ntagaragaza avantage na desavantage zabwo ngo nabyo bisobanura bijye in deep. Hanyuma abenshi bagahita banavuga bati ariko se wamugani ubu nsezeranye n'umuntu nituvange ntabamukunda cyangwa nyine hari naho babisezeranye ngende mu murenge kuvanga umutungo muhahano. Abantu bose bona baratangaye abandi yego hari n'abagera ku murenge barabyumvikanye umwe agahita kubwira ati oya ariko cyabi twumvikanye ntago ari byo turavanga wose akabihindura turavanga wose. Sometimes rero mu kwigisha nyine uzarebe muri ibyo kintu nari nkubwiye. Ntabwo mvuga kwigisha bagiye gusezeranya gutangira kubyigisha kare yego hariya kwa ita civile wenda ngiye kuvuga ngo mu mugoroba y'ababyeyi ariko niko hajyamo n'ubundi bamaze guhitamo ariko washaka mu makaminuza kikajya kigera na eta civile nka kuno abantu bajya kwiga umubano bagashyizeho nk'iminsi 2 cyangwa 3 mbere yuko abantu basezerana ku murenge batendinga uburyo amadini arabwemera ubuhe bwo gusezerana ivangura mutungo cyangwa amadini ntago sinjya mbona yinjira muri ibyo bintu bya leta. Iyo aguma kuri tuzatandukanywa n'urupfu niyo madina. Ikintu rero nicyo bagakwiye gushyiramo imbaraga kwigisha abantu ubwo bwoko n'ingaruka zabwo mu bijyanye no gusezerana. Kubera ati nusezerana na Rashid mugasezerana ubona azanye computer ye gusa nizo miliyoni zawe 200 bifite kuri konti nizo modoka zawe nimujya gutandukana bizagenda gute. Ariko musezeranye ivanga mutungo muhahano yajyazana ibi nawe ukazana ibi akaba ari byo mu ahubwo se babazi kubimanaginga nicyo kibazo rega gihari kuvuga ngo niwe dusezeranye ivangura mutungo cyangwa ivanga mutungo muhahano turabimanaginga dute uyu munsi biragenda gute ejo bizagenda gute sinzi wigize uvuzana jurisprudence nanjye reka nzana kandi ngo arabasezeranye gutyo ngo muhahano umwe akajya amubwira ati ariko imyanya yanjye y'ibanga ni yanjye ntabwo wayihashye twasezeranye muhahano uyu ni umutungo wanjye bwite urawunsanganye ntera gusanganye gumana ibyawe ushaka ko twumvikana tubanze twumvikana urumva rero nabyo biri mu tuntu nubundi nibe nyenye kugarukaho mu Banyarwanda avuga ati se umuntu ubundi mu Banyarwanda niba umugabo undi ari umugore ufite igihumbi umugore wawe cyangwa umugabo wawe ugomba kumenya kuri gifite akamenya naho wagikuye nabyo kuvuga ngo kuri iki gihumbi ufite ngo ni 500 dusangiyeho mu muco nyarwanda ntabwo bigize binagendana n'umuco nyine w'Abanyarwanda aho umugabo n'umugore bumva bavanze byose basangiye byose. Buriya mu Banyarwanda mu muco we yakumva ko bifiteho uruhare ukamukandamiza ariko ziko ari ibye cyane ukabimwimaho ariko mu mutima yumva yisanga ariko kuvuga ngo turasezeranya ariko iriya modoka nta burenganzira uyifiteho bitenda na mugari n'umuco nyine. Ibyo rero ariko bisaba kwigisha kuko twagiye tubona ibintu byinshi bihinduka. Robert Mugabe ni umunyamakuru akaba n'umunyamategeko we ngo asanga iri tegeko rizakemura byinshi ku bantu bashakanaga umwe agamije gutwara imitungo ya mugenzi we. Aterega hari amategeko adatanga ubutabera none se niba umuntu aje nta kintu afite mwagera mu rugo mwagirana ibibazo akayoboka inkiko hanyuma batandukanye agatwara icya kabiri cy'umutungo yagusanganye urumva ubutarenganye. Asanga iri tegeko rizatuma abantu bahindura imyumvire yo gushaka umuntu bamukurikiye imitungo koko bazaba bazi ko igihe bazatandukana ntacyo bazabona.
hari umukobwa ngo utashatse ko amazina yajya mu itangazamakuru wabwiye Kigali Today ko agize imyaka 40 atarashaka umugabo kubera ko abasore bose ahuye nabo bamurambagiza baba bakurikiye imitungo n'akazi kamuhemba neza afite. Uyu mukobwa yagize ati iri tegeko rizatuma abantu banabohoka bashake kuko batazaba bikanga ko igihe urugo rwabananiye bazatakaza n'imitungo yabo yakabarengeye igihe batakiri kumwe nabo bashakanye. Arahongera rero ibintu bikaba birebire none se bakwanga gushaka kubera imitungo oya neza ukavuga ati kubera utuntu nibitseho twanjye nta mugabo nshaka cyangwa nta mugore nshaka oya nanone harya agize 40 agize 40 arabura 5 mu bihe bisanzwe ngo abe yajya muri menopause niba bisanzwe kaje bibari byo buretse nibari ndavuga mu bihe bisanzwe menopause ufatira kuri 45 nubwo bishobora guhinduka hagati ubwo ndimo ndatangira kwibaza iri tegeko riraje riremewe riratowe none se ubitegeko nibyo yari yaramukubiye kugera ku myaka 40 kandi hari uburyo bwinshi bwo gusezerana muri za kategori kubera ko avuga nyine ngo bamukurikiraga imitungo wasanga barabwangaga barabwangaga ariko nkeka yari gukora nka Shirafu Hakimi umwaka yishyira ku wundi muntu akazana indi byanoroha akaba ariko kwibaza ati se kubera itegeko ubundi se gushaka ni itegeko ntabwo ari itegeko abantu bose se barashatse cyangwa barateganya gushaka ko rero ntabwo bavuga ngo ni imitungo yakubuje gushaka ahubwo ugiye uvuga ati ni amahitamo yawe kuko hari ubundi buryo uba wabikoramo agize 40 ndacyafite ubwoba bw'agafaranga abagabo bashaka kurya ese ubundi azayamaze ni ibye ku giti cye reka nteko byinjira amarira neza saa imiryango y'abagira neza ubuse no kuvuga ngo nabo bagabo rero ikibazo kiba gihari ubundi iri tegeko abantu bashakaga ko rihinduka cyane barabagabo ariko tubonye n'umugore uvuga uti nanjye imitungo yanjye nyiryamye nanjye nta mugabo waza kurya ibyanjye hari n'undi mugore nabonye nawe avuga ati nujuje etaje nta mugabo wanjye wayibamo nawe ashaka ibyo ari byo tujya kubamo urumva nk'uriwe we icyo kiba gisobanutse ni iyanjye ubwo nawe bafite kuntu bazabana ariko hari ibindi bintu ntabwo numvaga twakwibanda gusa kuri ibi ngibi gusa harimo byinshi ejo twari twavugaga kiriya cyo gushaka umuntu afite 18 kubera impamvu runaka nacyo nabonye abantu batacyumviseho cyane batakigarutse baragira bati iki bati umwana wa 18 azaba akiri umwana mutoya cyane cyane ariko n'abagore bari kubivuga yego kaba n'abandi bagabo bavuga ngo ni ishyari ibyo abagore bakoze bari kugira nabonye hari ikinyamakuru cyakoze inkuru gikoresha ifoto ya wa musore w'i Rwamagana washatse muka perezida ariko ubundi iriya niyo igaragaza ku myaka 10 n'ingahe rwose kishakira umwana wa 40 umugore wa 46 umukobwa wa 18 18 waneje secondaire iyo yize neza ariko hari nk'abo nzi bafite 17 bari mu wa kabiri secondaire haronze bayarize nawe haronze abari ibibazo ngibyo muri make tugiye kujya hanze y'u Rwanda gusa abantu bagomba kumenya ko itegeko ntabwo baratorwa cyari umushinga ugiye kuganirwaho abanyarwanda bakomeze batanga ibitekerezo ujye mu nteko bari buriganireho mutanga ibitekerezo cyane rwose mutuma abadepite iri depite iri ni itegeko rimwe mu mategeko akomeye abadepite bagiye gusorezaho manda cyane rwose arya ryarindi ryo kuboneza urubyaro ryo bariteye ishoti nabonye n'umukuru w'igihugu yari yarabivuzeho avuga ati bakiri bato ariko yari yarabivuzeho ariko umushinga w'itegeko uje uca muri kabineti kandi ibintu byose biciye muri kabineti buriya biyobowe n'umukuru w'igihugu byitirirwa guverinoma byitirirwa umukuru w'igihugu ntabwo abonye ko ririya tegeko ryo guhindura byitirirwa umukuru w'igihugu ibintu byose ntabwo abonye ko ririya tegeko ryo guhindura itegeko nshinga kugira ngo amatora y'abadepite n'umukuru w'igihugu azabere rimwe bavuze ko perezida Kagame niwe wabisabye ni ukuvuga ngo umushinga wose ugiye muri kabineti ari perezida wa repubulika uyoboye iyo kabineti uwo mushinga niwe witirirwa nibyo ariko
bidatunguranye cyangwa ukagira gute nk'iri tegeko rigacamo rikazagera mu biro by'akanga kurisinya yego tuvuga ati nasanze nta kamaro bifitiye abanyarwanda nanze ikindi buriya abadepite mu gutora itegeko batora ingingo ku ngingo ubwo rero abanyarwanda bajyemo hariya nabo abashoboye bakore batanga ibitekerezo byabo uko babyumva ariko ndumva ni ibisanzwe kuko ntabwo bagiye kuvuga ngo umwana wese wa 18 oya ni ku mpamvu ni kuri irenga yobora izo zizajya n'undi tegeko biraguma ari 21 kandi izo renga yobora ni nka ziriya ziri mu gukuramo inda buriya hari impamvu zizaba ziri specific zivuga kandi n'ubundi izo mpamvu n'ubundi hari zari zihari hari zari zihasubiye mu itegeko neza bazibona tujya hanze y'u Rwanda nta kibazo reka tubanze tubabwire ko kaminuza yigenga ya Kigali iyerika ifite amashami abiri ry'i Kigali n'iry'i Rubavu yatangiye kwandika abantu bifuza kwiga mu biruhuko mu ishami ry'uburezi ni ukuvuga ngo ni ukwiga kwigisha oya ni ukuvuga ngo hari abantu bigisha ariko batarize kwigisha batarize education yego hari urajya muri iyerika yego bagufashe niba directeur w'ishuri ryawe mwahoraga mupfa ko bana bawe hari ibyo batumva neza kubera methodology zawe bagenda muri iyerika baguhe methodology rwose barigisha education mu mashami ya biology na chimie abigisha math na physique computer science na physique geography na histoire icyongereza n'ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa icyongereza n'igiswahili urumva na amasomo yose buriya rero abantu batangiye kariyeri yo kwigisha kandi muzi ko buri mwaka cyane nkunda kugira abantu nabo buri mwaka bagabanya abigisha batarize education wajya ugashaka ino certificate wagiye iyerika yatangiye kwandika abari Igisenyi n'abari i Kigali ku mashami yayo yombi amasomo azatangira ku itariki ya mbere z'ukwa 4 jya kwiyandikisha ubu ngubu hakiri kare ujya mu kiruhuko muri uwo munsi umwe uri kwitegura utujya ku ishuri wige rwose kariyeri yawe ikomeze nta nkomyi biroroshye cyane rwose niba ukeneye kumenya utse najya nishyura ngahe ese muri weekend nakwiga ese ndangije wenda coaching nzajya mpa abana muri vacances najya nza nkakomezanya n'abandi amasomo hamagara 0788 0788 4086 ubundi ufata 4086 yego ni 0788 nyarukira iyo ngiyo utayihamagaye wahamagara 0788 4041 iyerika irandika ku mashami y'i Kigali n'ishami rya Rubavu ubundi ukagenda cukubiri no kubejo bundi leta nigabanya abarimu wowe utazagenda kuko uzaba warize ko nubwo bumenyi bubukeneye uri mwarimu voilà urumva hari umuntu mu mukorana yarize uburezi kaza kuzana amakano kanuza kandi munganya diplome rimwe na rimwe unamurusha kumva ibintu yego ushobora no kumurusha experience y'imyaka umaze wigisha ariko kuba hatari wako kantu ka education nawe iminsi yawe wibarira ku ntoki cyangwa kandi wabonye ko imibereho y'abarimu agenda iba improved cyangwa ushaka kuva ku kigo kimwe uvuga ati kiriya kigo yego ushaka kuva nko wenda nko mu kigo cya leta ujya mu bikorera cyangwa ushaka kuva mu bikorera ujya muri leta ariko bavuga ko hagomba kuba hariho ako kantu ko kuba warize education buriya hari abantu benshi bakababana koze n'ikizamini muri leta bavuga ati ari kubanza uzane certificate yuko wabihuguwemo niba utarabyize cyiza rero wagenda ukabyiga ubugize amahirwe ko n'ubundi tugiye kujya mu byumweru 2 by'ibiruhuko abari mu cyumweru cy'icyunamo ikindi ushobora kucyifashisha igihe gitoya rwose ukagenda ukiga ngayo nguko Université kaminuza yigenga ya Kigali ikaba kaminuza ya mbere mu zigenga mu Rwanda ubihakana azane data sinzi ko wajya impaka ufite amafakiriti menshi noneho bari no kubaka ishami ry'ubuzima rya medicine mu mujyi wa Kigali muri Yerika buriya nshobora kuba ndi mu bantu bazajya kwigayo medicine ntabwo bakukundira karinijabo nzabikwereka turi inyuma ya kamera medicine yego nzabikwereka turi inyuma ya kamera muri za sociology ibyanyu za psychology oya nzajya muri medicine nge ndashaka kuzasaza ndi umuganga ya myaka biga nzayibyimba pe nzayibyimbira myaka erega niyo kariyeri yanjye n'ubuganga
ntabwo bizi wagiye muri nasingi ntujya ubona umuvandimwe mu bubanyi n'amahanga ko nawe ariyo kariyeri uzi umuvandimwe igihe biherukiramo ni zamani cyangwa nureba Diane Gashumba dogiteri ko ari muri international relations na ububanyi n'amahanga. Diane Gashumba we ari hejuru buriya ni specialist pediatre. Anyways, reka tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes. M23 iri Rwindi, hanyuma FARDC irahiga ko aka gace yifashisha abayobozi bavuye Kinshasa igomba kukigarurira. Reka twumve inkuru. Aya makuru rero yatangarijwe abaturage, na makuru yuko nyine bidatinze mu mujyi wa Rwindi hamwe n'ibindi bice biugaragiye byo muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru FARDC igiye kubyigarurira. Ni amakuru yatangajwe abaturage binyuze muri operation yiswe Sokola yakorewe mu gace ka Kanyabayonga mu majyaruguru ya Kivu. Hanyuma umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru Kapiteni Anthony Muwarushayi avuga ko hari ingabo nyinshi zigiye kuva Kinshasa mu gutanga umusada no gutera ingabo mu bitugu izindi ngabo zihasanzwe mu rwego rwo kwigarurira ibice biri mu maboko ya M23 bahereye mu gace ka Rwindi. Uyu musirikare yasobanuye ko ingabo za FARDC zongerewe imbaraga n'icyizere biturutse ku bayobozi bagiye kuva Kinshasa. Ingabo by'umwihariko ziba mu gace ka Rubero kegeranye na Rucuru ngo nizo ngo zigiye gufata iya mbere mu kwivuna umwanzi. Ejo bundi twabonye abasirikare basoza amahugurwa. Yego. Minisitiri w'umutekano Bemba ariyo ari kubaha morale no kugira gute. Ariko navuga ko mu gihe ibi byari guhabwa agaciro cyane iyo ari Sadaka ari kuba ibitangaje, kuko ku rugamba nawe bikurikiranira hafi babonye ko M23 na FARDC ntabwo wabigereranya. Uko wayongera ibikoresho FARDC, uko wayongerera manpower, uko wagira gute, byaragaragaye ko M23 iravuga iti twahanuye drone, iravuga iti twabambuye intwaro, iravuga iti birukanze batagace, iravuga iti twagafashe tutarwanye. Kiretse niba yabigiye gukora imperuka avuga ati tugiye kurasa igihumeka nabwo dukoresheje ikirere, kuko amakuru avuga ko buriya n'abarundi nabo ngo ni ukurwanisha grenade gusa, no guhagarara bakajugunya. Buriya ngo abantu barwana ni bariya ba FDLR babazarendo. Aya ni amakuru atangazwa n'abantu ba FDLR. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni amakuru y'umuntu yicaye abantu ba FDLR yo muganira akubwira ati hariya nitwe turwana. Ati ikibazo turwana n'abantu nabo bakomeye batuzi. Ugeze nko mu kigo cya Mutobo hari abasezererwa yes bakirwa bavuye hariya barakubwira batanga ubuhamya rwose bakakubwira n'amaoperasiyo bagiye bajyamo. Nitwa gutya baranzi nakoze ibi nibi nahereye ahangaha ndangiriza ahangaha. Ati hariya kuntu intambara irwanwa nuko ngo akubwira ati FDLR idahari nta nubwo FARDC yarwana amasaha abiri. Ati dutangira kurwana bakiruka. Urumva rero ibyo baba wenda byavuzwe na Sadek nande kiretse bavuze ati tujye gukoresha ibunda binini n'indege turase igihumeka cyose. Ariko niba n'ubundi bagiye kuza ku butaka cyangwa ikindi FARDC, ariko ikindi nanone igihugu kurwana n'igihugu biba bikomeye. Igihugu gishobora kumobiliza umubare mwinshi kuri kwa Vietnam na Amerika, abantu kabarasa bakanga gushira. Ya nabyo birashoboka. Yego. Ariko umukongomani nawe sinzi ko iki kintu cyakunda. Biragoye kuko niba bigeze aho noneho ngo n'abasirikare ba FARDC bamwe bavuga batari ko samaherezo ko turi kurwana abantu bacu bagapfa ba M23 bagapfa amaherezo, nabo ngo basigaye bamwe batangira kwibaza gutyo. Hari umukoroneri wo muri FARDC kunda kunyandikira amakuru yarambwiye ati ibi bintu turabona natwe noneho byaranze. Ariko nanone ukareba amakuru amaze iminsi avugwa ko basubije igihano cy'urupfu bagiye kujya babica cyane abo muri kano gace. Nabyo bishobora kugira icyo bihindura ku ntambara, kuko buri umusirikare so bizi muri code penal umusirikare utaye urugamba yego kikamuhama ibihano biba bikomeye cyane, kugambanira igihugu. Ikindi n'abagambanyi nabo baratangira guhabwa icyo gihano cy'urupfu. Nabo bagambanyi nabo baratangira kugenda biguru ntege, kuko nabo kirabareba. Ni nabo kireba cyane kandi nabo kireba cyane. Urumva rero intambara niba batangaje ko bagiye kuyikura Kinshasa, abarwanyi bakava Kinshasa bakaza, biraza kuba ari ikindi kintu gikomeye. Uretse ko nanone
abantu bagakwiye gushyiramo imbaraga mu biganiro umuntu bagakwiye gushyiramo imbaraga mu biganiro twongera kubona abantu bahunga twongera kubona abantu bapfa tujye i Burundi hari gereza y'abagore iri Ngozi ngo iravugwamo iyicarubozo rihagarikiwe n'umuyobozi wayo iyi nkuru nayisomye mbona yenda gusana yindi y'abayobozi ba gereza mu Rwanda baregwaga ariko mu baregwa hakazamo n'imfungwa zose zisigereza n'imfungwa zoherezwaga ngo gukorera izindi mfungu y'iyicarubozo nabonye bisa ngo ni ibikorwa by'iyicarubozo bivugwa muri gereza Ngozi yagenewe abagore ngo bakorerwa na bamwe mu bagororwa bagenzi babo bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa gereza amakuru agera kuri RPA ngo avuga ko iri tsinda ryaba rikoreshwa n'ubuyobozi bwa gereza ngo bakoreshwa mu gucecekesha abagororwa batinyuka kuvuga amakosa cyangwa ihohoterwa rikorerwa muri gereza igihugu nka kiriya bigoye kuyubahirizwa ry'amategeko ariko ni naho biba biri muri gereza ubundi umuyobozi wa gereza iyo atari umuntu ushyira mu gaciro ibi ni ibikorwa biba bigomba kubaho iyo ari umuntu ufite amafuti ntabwo aba ashaka kujya hanze kandi nta kundi yabigenza usibye abagufiteho ububasha bwose cyane abagufiteho ububasha bwose bavuze rero ko uhagarariye abagororwa witwa Virginie ngo ari umwe mu bagize iri tsinda ry'iyicarubozo ati ni ibyaha akorana n'abandi bagororwa babiri barimo Lamantine Muhimpundu na Diane Ciza uyobora iryo tsinda ry'uhohotera no kwicarubozo biba ari ibintu bisanzwe karinisha biba ari ibintu bisanzwe muri gereza biba ari ibintu bisanzwe aho ubukiza cyangwa nuko biba byasohotse bikajya mu itangazamakuru uyu Diane Ciza ngo uyobora itsinda n'umugore wakatiwe burundu ngo nta n'impuhwe yagira nta nakorwaho muri iyo gereza kubera ubushobozi bwe bw'amafaranga ngo ijambo rye ni itegeko kuko arinzwe n'umuyobozi wa gereza Janine Inamahoro urumva aba ngaba baba bafite ubushobozi bwo kwinjiza ibintu muri gereza kugira gute iyo ujemo ukiri umururu niwe wa mbere muhura niwe ugira ibyo akwaka niwe utanga umwanya niwe ugira gute urumva bafite imbaraga kuba rero anakorana n'ubuyobozi bwa hafi sinzi ukuntu gereza z'i Burundi zikora ariko ihohoterwa muri gereza nk'i Burundi na muri ibi bihugu byacu biba ari ibintu biri obvious biba ari ibintu biba bigomba kubaho cyane noneho siriti iyo ugiyemo uri umuntu nawe kwiyakira bikagorana kwiyakira yes kugiye kubaho ngaho bikagorana no kwihanganira ibyo usanzemo uri umuntu ukunda guharanira ukuri kuvuga bitagenda kugira gute hari ahantu rero biba bidakunda hari ahantu biba bidakunda kandi ikindi cyane nko muri kiriya gihugu ibintu by'amoko bikiri imbere yego ubigiye mushobora gusanga nabyo bishobora kuba birimo ariko njyewe imana numva izi ngizi ziba ari inkuru zisanzwe abatangaje inkuru rero barasaba ko uwo mutwe wasenywa mbere yuko ngo birenga igaruriro bagasaba kandi ko umuyobozi wa gereza yasimburwa ko ngo yananiwe inshingano ze kandi ari we ubu bihagarikiye barasaba nyine inzego zimuri hejuru ubundi sinzi ukuntu gereza z'ubundi ziyobowe rwose kuko gereza cyarumva nawe gutoroka biba biriho vyasi kugira gute gukoramo abantu ukajya kubagira indwanyi kugeza ubu Janine Inamahoro uyobora iyo gereza ya Ngozi ntacyo ngo aravuga kuri aya makuru imibare yo mu kwa 12 ku mwaka ushize kagaragaza ko iyi gereza y'abagore yari irimo abantu 200 kandi ikindi gereza zo mu Burundi nazo buriya zibamo ubucucike bwinshi yego bwinshi cyane ariko buriya nizo mu Rwanda zibamo ubucucike bwinshi ariko ugiye kureba hano mu karere nkeka gereza zo mu Rwanda arizo wahamanota ukurikije ziragerageza ukurikije ibisabwa biba birimo hari n'umuntu yabutse kumbwira ngo buriya ngo Kigali ahenshi no kuri izi sitasiyo za polisi bafungiramo cyangwa nawe nyinshi baravuguruye basigaye neza kabisa byaba ari amahiri ndimo ndibaza hari ikintu maze iminsi ntekereza wenda uzamaho n'ibitekerezo kuki nta muyobozi n'umwe w'igihugu ujya usura gereza ese abagororwa wajya kubemerera iki naye bitumye tubiza amaso sinzi koko icyo kintu nagitekereje ndavuga n'iki kintu nta hantu hamwe ndakibona either azategereza mpaka yijyemo abone kuyijyamo ariko ijyamo benshi se ntabwo ijyamo benshi ariko kuyisura nyine ndavuze ko nta perezida urayisura ariko hari perezida wenda wagiyemo hari ahantu biba bigoye none se wabibona perezida usura ikigo cy'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe uburwayi yesi
ko hari ntuzanya mbona bavuga ko ngo Habyarimana yagize agisura kumuserereza ibyo kumuhanda barababwira ngo ninjye perezida barabwira ngo nanjye naje hano ndi Kadafi nigeze mbona ko gastori simbizi ntago mbizi urumva hari ahantu biba bigoye urumva umuntu ahanini wagiye muri gereza inshuro nyinshi gutora ubwo hari uburenganzira abazamburwa nubwo yasohoka yego ikindi muri gereza nusi gereza n'umuntu udafite ubwisanzure iki kintu banza cyumva hariko harana harimo intiti my friend harimo intiti nyene uwo mukuru w'igihugu ashyiraho uburyo izo ntiti zibyara umusaruro kubera ko hari amagereza usanga uburyo bwo kuzibyaza umusaruro imfungwa hari amagereza amwe namwe nahoze nsoma mbona ko hari nk'igihe bahabwa ibyo gukora bigirira akamaro abari hanze ya gereza nabo bikabagirira akamaro nko kuba wakora igikorwa n'urugero hari uwo nabonye wahimbye indirimbo yubahiriza igihugu n'ibirango nko wakora igikorwa nk'icyo bakagira amafaranga baguha niba bayajyana muri sociale bakagira n'amafaranga wenda bagenera gereza nk'umuntu wabo bakagira n'amafaranga none se ntabwo ujya ubona baza kubaka hanze rana amafaranga n'ubundi ariko biriya bintu ni bikeya cyane biriya ni bike ariko numvaga bashaka kubyagura bakwiye kubyagura kugira ngo abantu bari hariya bajye bareka gukonsoma amazi umuriro ibyo kurya n'ibindi hanyuma ntibabyara umusaruro hari n'umushinga ariko baherutse gushyira kugaragariza inteko ishinga amategeko bavuga ko bashaka kuhashyira karikiramu isanzwe ni ngombwa kabisa ni ngombwa kuko hari igihe abantu bumva agiye muri gereza akavuga ati noneho ngiye kuzimu ariko iyo ubona umwanya wo gusohoka kenshi wagiye ku ishansiye ukabona indi environment itandukanye na za nkutenye byo byose hari n'igihe akantu bahategura neza ariko nta nubwo bakwiye kuhategura ku buryo umuntu yifuza kujyayo yego nibyo icyo nicyo ku buryo umuntu yifuza kujyayo ariko ku buryo nuriyo atumva ko buriyo buruta ubwo hano hanze ariko ku buryo nuriyo atumva ko ubuzima bwarangiye yego ko twaje tubona ko hari igihe umuntu ugira ngo ugiye kumugorora ahubwo akagaruka yaragoramye kurushaho yese umuntu wamugani iby'igitoki avuye maze kwica avuye maze noneho kwica urugi n'ibyo baba bakwiye gukosora hanyuma reka dusoreze kuri iyi nkuru ya Vladimir Putin ejo wahoze uvuga uti nabonye nta bantu bari kumukeza ahubwo benshi baramutukaga ntuzaramutuka uburengerazuba Zelensky mushuti we yaramututse naba David Cameron baramututse minisitiri w'abanyamahanga w'Ubufaransa nabo muri Norvège baramutuka n'abahe bose baravuga mu bwati bunda ayo matora yawe wagenera hanyuma rero Evariste Ndayishimiye w'u Burundi president ndetse na capitaine Ibrahim Traoré Colonel Assimi Goïta wa Mali bari mu bamukeje rwose no hano hirya mu burengerazuba bamukeje Tshisekedi Antoine na president wa Niger Buhinde, Irani, Syria, Korea bose bamukeje rwose. Perezida wa Niger nawe yamukeje. Yego cyane. Ngo yafitemo deal buriya bavuga ngo ko ari amasezerano yasinyanye n'Abarusiya bagomba kubacishaho uranium niyo bavugaga. Yego. Ariko ikahava ijya muri Irani. Ariko yanyuze mu Burusiya. Irani nayo igahereza Uburusiya drone za Irani zigezweho za kamikaze zitagira umupilote yego Uburusiya nabwo bwahereza na Niger abasirikare bo kurinda umutekano ubwo harimo no gutoza wenda igisirikare cya Niger no kuzana yo personnel urumva rero Niger ubundi bihugu byose Burundi uribuka ko ejo bundi nubwo twabonaga uhagarariye Uburusiya muri kano karere ajyayo yego yavuga ko ari n'uruzinduko President Putin ateganya kugirirayo turamenya bavugaga muri uku kwa gatatu kwanza bwa mbere nyabona nabonye ko ari uku kwa gatatu kadutegereze turebe ukaza hano muri Kongo twabonye bavuga ngo basinye amasezerano buke mu gitondo uburengerazuba ambasaderi w'Uburusiya muri Kongo uburengerazuba bushyizeho igitutu Kinshasa yihakana ati nta masezerano twasinye ariko urabona ko yamuceze Tshisekedi ugiye ku biro kuri Twitter y'umuvugizi we ubibonaho hanyuma Norvège yavuze ko gukora amatora mu Burusiya ngo ari uguhonyora gukomeye amategeko mpuzamahanga urumva nk'iki kintu ariko ngejeje no kuye position tukugiye gukora amatora nta opposition ntaki ubwitabira ari buke bireka
ukagenda uyimura. Hari umuntu ariko nabonye yatwandikiye muri commentaire wayibonye ko ngo avuga Abarusiya batoye ngo ari miliyoni 76 76 nabibonye muri commentaire. Nze kureba neza kuko njye numvise abatoye Putin ari 15. Ngo rero kandi abari barengaho urabona ni pourcentage nkeya cyane. Ya ntitwasoreza aha. Dusoreza ariko nyine se abategetsi bagize Uburusiya urabona n'ibihugu byabo ni byabibazo bihugu n'ubundi bifite ibibazo by'imiyoborere byabo mu cyese kadutegereza turebe niba Putin hari icyo nawe yaza kubafasha. Uyu munsi twanabwira ko hari umunyamakuru warekuwe Bujakera bamukatiye amezi 6 kandi basanga yarayamazemo. Ni umunyamakuru wa Jeune Afrique n'ikinyamakuru Reuters nayo yayikoreraga Actualité Akadomo CD. Bamuhamije gutangaza ibihuha. Yego bivugwa cyane ku rupfu rwa Cherube utavuga rumwe n'ubutegetsi. Utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bukavuga ko yirashe. Umunyamakuru mu nkuru ye akavuga ko byagizwemo uruhare n'abakozi b'iperereza. Ni amezi 6 agomba gufungurwa muri Kongo. Rero buriyo bagukatiye akuriya barajyana amande babaciye amadolari 340 banajyane kopi y'urubanza kuri gereza babedere giteri ahita baho umuntu wabo bataha. Kugira ngo twakufuriza abantu mugoroba mwiza. Mwakoze cyane kudukurikira, reka tubasezere. Ariko ndabona uramuvandimwe tubwire Spitech Limited. Abantu bagende bafata imashini nijoro tware tubiye abanyamakuru ariko nawe utari umunyamakuru waje mukumvikana. D'ailleurs ushobora no kuburi nk'umwarimu muri secondaire, muri primaire, muri kaminuza ukeneye mashine kuko bamwe na bamwe bashobora kwivuga ati ntabwo natunga mashine wenda nabo mfite minerval y'abana cyangwa nafite iki birumvikana ubuzima hari igihe ubutera imibare ariko muri Spitech gutera imibare biroroshye. Nayo niyo ngiyo usanga baguhereze mudo igezweho. Udayifite uragenda ukamubwira uti Spitech wenda ikigo cyanjye École Primaire do nigishaho cyangwa groupe scolaire 2 cyangwa université 2 baranyishingiye mukagirana amasezerano na kaminuza cyangwa na primaire yamara ko kwishingira Espoir akaguha mashine hanyuma ikigo ukajya ugenda wishyura. Icyo ngicyo uvuze abadirecteur ni bigaragaze ni mugaragare urutonde rw'abari abarimu mukeneye computer koko directeur nakora urutonde ukeneye computer ati ndabishingiye hanyuma kuri salaire yawe mwarimu ajye ava wenda ibihumbi 30 yo kwishyira muri Spitech. We azagenda avugana na Spitech bazakora biroroshye ubwo ko barimu computer ara ku kantu directeur agakoza abantu bazajya bahora bakamwibuka no guteza imbere abarimu uyoboye nka directeur no kubashyiramo uwo muco w'ikoranabuhanga. Abantu bageze ku bintu byitwa artificial intelligence we nuratunga na laptop. Ejo bundi nayo barimu bigisha abantu bafite ubumuga bari kubabwira ati hari icyo bita open source. Open source rero ntago wayibona udafite imashini computer. Udafite computer hino bagoye computer ujye utegura amasomo ntutegure yandi baguhaye gusa ushake n'ubundi bumenyi bw'izo open source zikoresha. Ni mugane Spitech Limited rwose biroroshye muri kubona nimero zabo kuri ekara yacu. Mugende babaha ibintu byiza kandi mu buryo butagoranye ntago nibikiri inzozi gutunga computer uzi Spitech wikomeza kubigira nk'inzozi nziza. John nawe mvugana na David Marshall yambwira iri akoresha niho yayikuye. Hanyuma hari n'abanyamakuru bo ku kinyamakuru akoraho kindi nabo bagiye bagana Spitech. Namwe abantu mu nzego zitandukanye mukeneye computer ntimuzavuge ngo nitwabarangisha wadiro harije ubwoko bwose burahari kandi bugezweho. Ngaho rero turabasezeye mugira ibihe byiza muzaba batanga buhamya b'ibyo tubabwira. Binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. No Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.